cyane ura mugabo ni bwatabiranya yewe sigoti tumusi sigoti ibintu by'inugunda by'imvururu mu mudugudu ibintu ntabwo nabyihanganira urabivuga ikinya kuba Dar es Salaam ngewe nyakubaha rwose ikibazo cyari ni kimwe hano muri runo rugo ni wano wumva kerere ako ubundi ikibazo mugira ni ikihe mwebwe nyirabayazana taru gatera so yunguye mwaje mu mubaza uje kwikorera ngo buretse ariko hari ibintu ugiye numva neza ikibazo iyo uvuga ngo gatera n'uyu ufite ibihe bigaragaza ibihamya mfite nibyo uko ngewe tariki 23 zo kwa karindwi saa 2 za mu gitondo genda kubitanye n'umukobwa we urumva ari mu muhanda ari marira nta gikapu ntaki ati papa nyimya amafaranga y'ikaye urumva ibazo uyu n'umubyeyi wa mu nyumbi buretse gato urabivuga iki urabivuga wanze kuvuga yanze yaheze mu nyina ibyo nibyo muri kwivugira ku mwana buretse bapanze se twakuye ubona amahane wanze kuvuga heze mu nyina ariko buretse gato buretse gato je ubundi hari ibintu ndambiwe numva je birimo bimuri mutwe ari ibintu birimo kumera umutwe aba bantu ubundi barabivuga abantu nabaje mama nagatwita ajya aduha amafaranga y'ishuri ahora mu kabari yamusabye ibikoresho byose nta na kimwe ampa ahubwo papa ni we ubasha kudufasha akana ko nyina yakwishyuye buretse kiba uramuvukira iki yagiye aranyishyurira amafaranga y'ishuri yawe aragutetesha nyine aranandikira buri munsi yakuba Dar es Salaam wabonye ko mwana hari mwe cyane uko biri kose avugira mama nayo uko biri kose hano ni ikibazo kubera ko umwana mwaravugira se ndakavugira nyine nese ubundi aho ngaho ko bimeze mwaragabanye byirirwa batwe buretse gato numva iguye uvuga cyangwa ikibazo yewe no mugore w'ibisatsi dore gutya yagiye kwishukisha ngenda ndabyibuka hari kwa gatandatu benzi yari mutegereje hari ahandi buretse gato yagiye kwisukisha benzi mutegereje wabwiwe n'iki kwagiye kwisukisha n'ibyo kuko yagiye afite inzwiri wamumaje singuri wani byo nge urva mudugudu kiriya gihugu cyacu cy'ubureba cy'umutwe mubi uretse avuga n'abari uretse gato urva n'uwanye namubwibyaye ariko mama ndakwiyamye ntukavugiremo nanjye ndakwiyamye reka mbanze reka nyomoze navuze ko yamubonye kwa gatandatu ngewe nawe twarihuye itonde se wa mugabo itonde banze mvuge uyu kuko ibyari mavuga nta kari wabaye witonde utakwishwa kandi wowe se kurabona wowe wambye we nahita gupima wowe nahita unika we uretse mbanze kwa gatandatu twari kumwe saa 2 za mu gitondo uyu nguyu nawe yari yagiye ku kazi mwahuriye he mana isi ibi bintu barimo kuvuga hora bivuga iki je muyobozi ibyo bintu umugabo isudu ntabwo ubona umuntu ukatubona kamera yiwe umuntu kwikarakasa imbere y'abayobozi bwo uba utekereza ko mu rugo yikarakasa imbere y'abayobozi komeza ubwo umuntu udatinya abayobozi urumva ngewe yantinya none nubangara kunaniye arananiye jewe abayobozi biza ko ari igikoko none arimo arashaka gatanya sibyo andegosha ibintu nyoko avuga urabivuga iki papa yatunaniye saa 8 za nijoro wowe bahetse saa 8 ngiye kubaharengera bahetse ugasha ngiye kubaharengera bahetse ejo ngoroza amafaranga yo guhaha vuga ngiye kubaharengera bahetse buretse bivuze ko inzara yabishe si bari hose ese nubona ukuntu ameze we nubireba ariko we muyobozi we nubireba umwana yazanye amakuvuga ugira ngo yino umugabara hari n'uzabutamenye ase murarinda muvuga ngo inzara yaramwishe sano nabo agiye kurira do ntabwo ari mama kangira icyo mwibariza ejo ndetse nakwatse amafaranga y'inkweto sibona ko zansaziyeho siwambwiye ko ugiye muri salo hakana kutayanye buretse gato se urinda uyaka nyoko isono ntabwo ahandi yewe nasize amafaranga nyina byahandi yaba yajya kuyaha ariko buretse gato ngiye muri salo ategerejwe n'amabenzi buretse iki kintu tugihere mu mizi kandi neza ubundi ikibazo nyirizina ndetse hari ashaka ikibazo ubundi ikibazo nyirizina gihari ni iki n'uburaganyina uyu nguyu uburaye bwawe se wowe
uburebwa wowe kutavuga Nafuye ngo navuze ko nzaguceka. uceka ndera Iyi mbwa mbara kuva mu rugo ikangira mu rugo ukagucamuza amagambo. umva amagambo ari kumuturuka mukunasi iyi mbwa ibazo kintu nawe iyi mbwa muyo iki kintu mushaka kumukiko iyi ni dosi iri kwiyongera iyi mbwa oya iyi mbwa oya genda imbwa sha ndimbwa jewe nimba utari imbwa sibi nibi Muyobozi yafite ikibazo. ntabwo kacanga wowe Dar es Salaam. Cyo iki kibazo. Iyo umuntu razanye w'inzobere cyo iki kibazo. ureke mabwire rero Kwegereye niko cyababwira ndeke Urashye mu gahinda. kwa muyobozi aho ndabona ibintu bitoroshye ntabwo ibintu byoroshye pe urugo ntabwo tuza kuza kurushora ahubwo ikintu kimwe gihari tugomba kumvikanaho twese mukuma abana nkigenda nkajyana abana. abana ntabwo wababyaye wenyine wa mugabo Umugore yitenda. ceceka urajyana nde ntabwo ugeze ubyara abana wenyine Wowe witenda. ahubwo uko bimeze ni gutya ufite abana bangana Ni babiri ntabari. ufite abana babiri bose ntabwo banyije imyaka 7 Bagomba kuba bagiye kuvuga ati byaka. uko bimeze abana nibo bagiye kwihitiramo aho bagomba kujya Oya utaragira ngaho mbere yo kwihitiramo hari ibibazo tugomba kugira. Aya makimbirane yo mu miryango, aya makimbirane atuma abana batiga, atuma abana nuvuga ngo rimwe na rimwe bagira n'ingaruka mu ishuri. Cyane iki kibazo tugomba kugikemura. Kwera uburaya bw'abagore. Ariko si uburaya bw'abagore two kutavuga waramufashe two kutavuga uburaya bwabo urupasa gusa Ubusa amabenzi ngo mutegereje mu nyine mafaranga. waramufashe iyo benzi se warayibonye Umva. iyo benzi warayibonye iyo benzi ugenderaho yisobanura warayibonye ni iyandi. nyakubahwa muyobozi umugabo ashobora kuba ari inganzo Nawe yahahiye abana musige amafaranga ajya mu masaro. Amabenzi amutegereje. Amabenzi mutegereje. Akava muri site yinje mu mabenzi siko bigenda. Ariko buretse nyakubahwa umuyobozi uyu mugabo nta na rimwe yarinjira mbere ya saa 2 mu rugo nyakubahwa umuyobozi ibintu turabivuga turabizi uyu mugabo agera hano saa 8 z'ijoro ubu uri he Ndahanira abana ntabwo timba. abana babakandagira bateze bagiye ivuga ko biri noneho kujya ngenda nabikwemeze iyo benzi yahise iparika mu rugo bahita batwara yadusake nagwiza bari bayitwaye rusake ntabwo wakambanye n'uwo mugabo ntabwo mwayigurishije kwa mutoma hararo ntabwo bayoteje kwa kane ntabwo yazanye ihabara rye bakayotereza aho ngaho ariko reka ngo baze gatoya. Ngenda shaka mfite ikibazo. Uyu mugabo ko avuga ibibazo byo muri uru rugo. Nkurubamo. Ubundi ibi bintu ni ibi. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ko uyu mugabo nawe arimo avuga uyu mugore nk'umuzi. Oya mubona mu muhanda namubona cyane Amubona umukarani aramubona. hanyuma nuvuga ngo Ingeso ntiyishira sha. uyu nguyu se we akora yamukodeshe akodesha iki dore ko gisa n'igitwata n'amazi ibirayi bya gisenyi dore ko gikanu dewe rero umva mubwire icyo Ingeso ntiyishira yarakubonye. umva mubwire tete kamaze mubwire ariko buretse mujye muga magana nuvuga ngo wowe uvuga ko bamubonye kandi uyu nawe avuga ko yakubonye ibintu turabigenza dute. Iyo ni ingegera yirwa insahuro. ingegera wakubashya abantu ingegera sha bayita tabarwa ngo twumvikane mugabo wambara ikanzu upasa ubundi uraza sha ceceka wowe Ariko ntabwo nigere kumenya ngo ceceka nawe hamwe ibintu twumvikane. tutoje oya nibyo nyakubahwa muyobozi rero ukuntu ubona zimeze uyu mugabo n'umugore tujya kubaha umwanya bagenda bajya mu nzu ikibazo cyabo gikemurireyo bagaruka baduha igisubizo cy'icyo bavanye baganire. kwereka n'umugore wanjye ndagukura zimwa. umuhaye amaso uyu Oya uri umugabo. Akunda kwa mugore wanjye. Twajyanye abantu bavuga. ujya baganiriye bikamukemuka nta kibazo cyaba kirimo baganire bakumvikana nta kibazo cyaba kirimo ariko ibintu by'ubwijyane uriya mugabo ni bwatabiranye